munshakire Dekati kuko nabonye iyi nkora yizi no kundusha nakubiswe n'inkuba. Yago ibintu yakoze ni igitangaza. Ibi ngibi tuza kuvuga ko bigize icyaha n'ibikangisho, ariyo mpamvu tuza kuvuga ngo iyi space tugeze kubyumvikana, iyi space niyo gutabaza, niyo gukora advocacy uyu mwana w'umukobwa kuko yararenganywe, niba mu by'ukuri binashoboka ahabwa ubutabera. Uyu munsi ni Yago ni wowe amatwi yanyu mubwira ngo udahari amaraso ntamutarukire kuko tugiye kugera ibyo ngiye kubumvisha nibyo Matiyana atigeze yumva. Mwabantu mwe ibi bintu nimbivuga mfite ijwi ndababaye kandi ndashaka kugira ngo igitsina gore muhaguruke muharanire uburenganzira bwanyu. Ntabwo ibi bintu bigomba gukorerwa umwana w'umunyarwandakazi. Turasaba inzego z'umutekano uyu mukobwa arenganurwe kuko ibi ngibi ni hohotera ni harabika, ibi ngibi birababaje. Yago akimara kubona uyu mukobwa akomeje kumushyiraho inkundura no kugaragaza ko yamwambuye amafaranga, ariko Yago akemera kwishyura miliyoni 3. Tugende neza twumvikane, Yago wango akemera kwishyura miliyoni 3 izo ngizo